gucecekesha babonaga kigeri tahagarika Yesu ariko Yesu arita mu gutwi maze arahagarara aramuhamagara abamucecekeshaga baramuhumuriza rekeraho guhamagara ngo inaragushaka murako kanya Yesu yahise amukiza itakuwatagira shinge na rugero ibya Yesu bitangira bisa n'ibitagira ishusho ariko nyuma bikaza kugira ishusho umugore arababyiga bamureba igitsure abandi baravuga ngaranuka nabi kandi ibyo bavugaga yari ukuri ariko nawe ntiyacogora kugeza igihe akoze ku ikanzu ya Yesu icyago yarafite kirakira uhereye uwo munsi abashyitsi batangira kumusura bawunkere na tante nabo baraza nukora kuri Yesu abantu bazizana sera ni Yesu wakubwiye kaza gutabara abantu baravuga ngo waravangiwe kandi batanabizi neza rugufomboza cyubihorera bo niko babyumva mu gihe cyawe cyiza cyo kwemererwamo abantu bose bazahindura amagambo bizamera nka Pawulo n'inzoka ku gikonjo babonye kadapfuye bahinduye amagambo ngo ni Imana n'ukuri bya Yesu birasobanutse yewe ntangazwa cyane n'abatatemera kuko bifite imbaraga zo gutiza umutima kandi bifite imbaraga zo gutiza umubiri aho Yesu ageze ibintu birahinduka ibyari umwijima bigahinduka umucyo. Jesus is powerful man, nothing impossible for him. Umuyaga wateje umuraba arawubwira ngo ceceka. Jesus is powerful man, nothing impossible for him. Umuyaga wateje umuraba arawubwira ngo ceceka. Bafata intumwa zose barazifunga bari baziko ibya Yesu babirangije ariko mu gitondo bamaze guterana bati noneho ngaho muzana intumwa maze baragenda basanga abarinzi bose bahari na gereza ifunze ariko intumwa zose barazibura zari zagiye kwigisha nibature ariko se mbabazi gereza yari gifunze zanyuze he ibaze nawe kandi wisubize hari igihe Imana ubitiyerekana duhora tubabwira ko Imana izaba bakabona tugenda tujya gusenga bakavuga ngo n'abasazi baravangiwe ntitwavangiwe ntitwanasaze kuko tuzi iyo tuva niyo twerekeza ibya Yesu bamwe barabipinga ariko ababiba